Ndabasuhuje mwese, reka nanjye mbifurize urukundo rw'Imana rutagira ikigombero. Iki ni ikintu gikomeye nekereza ikiremwa muntu cyose gikeneye kumenya. Urukundo rw'Imana rutagira ikigombero mu by'ukuri ni iki? Urukundo rw'Imana rutagira ikigombero ni iki? Ndagira ngo mbanze nsobanure iryo jambo. Iryo jambo urukundo rutagira ikigombero ntabwo risanzwe mu buzima busanzwe cyangwa se muri iyi si. Urukundo ruzwi ntabwo mu by'ukuri ari urukundo rutagira ikigombero. Urukundo rutagira ikigombero ni urukundo rw'Imana yihariye. Ndetse igisobanuro cyarwo mu buryo bwiza ni agapeo. Agape bisobanura urukundo rw'Imana. Akenshi hari igihe umuntu iyo yumvise urukundo rw'Imana adatahura ko turi kuvuga urukundo rw'Imana. Hari urukundo rw'abantu, hari inkundo zitandukanye, filio, hari eros. Izo zose ni inkundo zisanzwe. Ariko urukundo rutagira ikigombero ni urukundo rw'Imana. Ndetse twavuga ko uru rukundo ari Imana. Yohana wa mbere, urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 4 umurongo wa 8, ariko ushobora no guhera ku murongo wa 6 ukabona igitekerezo neza, hanyuma ukagera ku murongo wa 8 atubwira ngo udakunda ntazi Imana, akitso kuko Imana ari urukundo. Muri makeya, urukundo rutagira ikigombero ni Imana. Kubera iki rero uru rukundo isi yose ikeneye kurumenya? Kubera iki twese dukeneye kurumenya? Nuko ari urukundo ruteye ukwarwo. Ni urukundo rutangaje. Icya mbere, ntirushobora guterera iyo ngo rukure kupfapfane. Ariko kandi ntabwo ruza mu mwuka wo kuguciraho iteka ngo rufite ubushobozi bwo kugukiza. Ahubwo icyo rukora, rurakiza. Rufite ububasha n'ubushobozi bwo kudukiza mu buryo burenze uko tubitekereza, haba mu mwuka, mu bugingo ndetse no mu mubiri. Uru ni rwo rukundo twese dukeneye kumenya. Imana ntushobora kuyimenya mu mwuzuro wayo hanze y'urukundo. Ikintu cyonyine gishobora kugufasha kumenya Imana mu buryo bwuzuye ni igihe uyimenyeye mu rukundo. Iyo utayimenyeye mu rukundo, uburyo ubuyizi mu buryo butuzuye. Ahubwo ni byiza ko twese dushishikarira kumva, gusobanukirwa no kumenya neza iby'uru rukundo rutagira ikigombero. Hari ikindi kintu dukeneye nanone gusobanukirwa ku rukundo. Reka mvuge ku nkomoko yarwo. Abantu benshi bashobora kudasingira aho rwavuye, ariko reka masobanure. Iyo uri kwiga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere, wera ku murongo wa mbere ndetse ukareba n'uwa 2, handitse ko mbere na mbere hariho Jambo. Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Ubundi iyo bisomye gutyo gusa, ushobora kudatahura uburemere bw'icyo kintu. Niki ari kuvuga ngo mbere na mbere hariho Jambo, kandi Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana? Reka nongere mbibutse yuko urukundo ari Imana. Now, Imana kuko ari urukundo ntishobora kubaho idakunda. Imana kuko ari urukundo ntishobora kubaho idakora iki? Idakunda. Kubera ko rero yahozeho kera, kandi yagombaga kugira ukunda kuko ari kiricyo. Uwo ikunda yitwa umukundwa. Uwo mukundwa niwe twigishwa muri Bibiliya mu gitabo cy'Abefeso igice cya mbere. Tugenda duhishurirwa yuko yadutoranirije mu mukunzi wayo. Uwo yita umukunzi wayo niwe Jambo. Mu yandi magambo, hariho ukunda, hakabaho n'ukundwa. Ukunda ni Data, ukundwa ni Umwana. Ariko kugira ngo ibyo bikunde, hagomba kubaho umurunga utuma ibyo bibaho. Urukundo rwavaga muri mukunda
rukinjira mu ukundwa. Noneho kuko ukundwa nawe atarwihanganira ngo arugumane nawe wenyine, akarusubiza kumukunda. Ubwo nibwo buzima bw'Imana batwereka muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ibyo bintu bijya mbere byashobokaga kubw'umurunga w'Umwuka Wera. Naho nicyo gituma hari ukunda, hari ukundwa. Uwukundwa niwe Mwana, hanyuma Umwuka Wera akabikora. Iki kivuze iki rero? Inkomoko yarwo ahiva ni muri Data, wahoze akunda, agakunda Umwana. Uwo Mwana nakarusubiza muri Data. Mbega ubuzima bwari ruva muri Data rujya mu Mwana, ruva mu Mwana rujya muri Data. Ubwo nibwo buzima bwari ubw'urukundo bwariho kera, nk'uko tubibwirwa muri icyo gitabo cya Yohana. Ndagira ngo wumve iki. Iyo niyo yari intego Imana yashingiye ishaka kuturema, kugira ngo natwe nituvuka turemwe tuzahure narwo, tuzanwe ku meza amwe na Data, biciye muri uwo Mwana waje mu isi kugira ngo atuzamure, atwicaranye na Data muri umugisha. Ndagira ngo muri uru rwego sobanura ibi bintu bikeya. Ndimo sobanura iby'uru rukundo. Icyambere, urukundo ni igikorwaho. Ni igikorwaho. Ni igikorwaho. Uru rukundo ni igikorwaho. Ni imbaraga z'Imana zitaremwa kandi zidashobora kurimburwa n'umuntu wari we wese. Burya abantu benshi bashobora kuvuga ngo urukundo rwarashize, urukundo rwarashize. Ariko ubwo rwashize si urw'Imana. Niba Imana ari urukundo, ubwo waba uvuga ko Imana yashize. Ariko niba Imana ari urukundo, bivuze ko idashira. Urukundo rwayo rukora iki? Ni umuti udukiza. Ni umuti utuvura. Uvura ibikomere byose. Uvura umutima, ukavura ibitekerezo, ukavura ayo marangamutima, uvura umubiri ndetse n'umwuka. Urukundo ni iki Imana yakoresheje. Wari uzi ko urukundo muri rwo ariyo mpamvu imbabazi zishoboka? Buriya kubwira umuntu ngo ababarire si ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibintu byoroshye. Iyo unabyitegereje ubona bidashoboka. Ariko urukundo rw'Imana iyo baye depoze muri iyo, rwinjiye muri wowe, iyo rwakiriye, ruguhindukira imbaraga zigukoresha ibyo utabasha gukora. Uru rukundo niko gakiza, nirwo dukeneye. Twese turukeneye nk'umuti utwomora, turukeneye nk'agakiza, turukeneye nk'ingabo idukingira, turukeneye nk'ikiruhuko, turarukeneye twese. Ndavuga ngo yaba twari turusobanukiwe, ntabwo twahagarara icyambere dusonga mu babaye, ducira urubanza n'ubundi abari hasi, ahubwo twagira umwete wo kubabera umucyo ndetse n'igisubizo cyangwa se agakiza. Urukundo niwo muti wonyine umuntu wese ashobora kunywa akabaho. Uwo ni wo muti wonyine ukiza indwara z'uburyo bwose icyarimwe. Kandi urukundo rw'Imana ni imbaraga z'Imana. Nanone urukundo rw'Imana ni imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe. Pawulo yandikiye Abefeso aravuga ngo mumenye urwo rukundo ruruta uko rumenywa, murumenye rwa rundi ruruta uko rumenywa. Ibyo byasobanuraga ko ari urukundo ruruta siyansi. Ubwo yadusobanuraga ko muri urwo rukundo ngo turumenya mu bujyejuru bwarwo, mu butambike n'ubujyakuzimu. Kumbe yamatwereka umurimo wa Yesu, uburyo yavuye mu ijoro akajya ikuzimu, akuzura mu isi, yarangiza kongera akazamuka. Uwo murimo niwo rukundo rwose rw'Imana rurenga ubwenge bwa muntu. Umuntu wese ushaka guhishurirwa urukundo rw'Imana mu buryo bwuzuye ahishurirwa Kristo Yesu. Kristo Yesu niwe uhishura urukundo rw'Imana. Ndetse urwo rukundo ndavuze ngo nibwo buzima twese dukeneye. Uru rukundo rw'Imana ari rwo rukundo rutagira ikigombero, nirwo rwari intego y'Imana kuva kera. Ushobora kwibaza ukavuga utariko intego yo kuremwa kwa muntu ubundi ni iyihe? Akenshi turavuga yuko ari ukuyiramya, ibyo ni byiza. Icya kabiri tukavuga ngo ni ukuyikorera, icyo nacyo ni cyiza, kandi ibyo bigomba kubanzirizwa no kuyimenya, icyo nacyo ni cyiza. Ariko iyo usuzumye
ukavumbura ko Imana ubwayo ari urukundo, yaturemeye kugira ngo iduhundagazeho ikiri cyo n'icyo ifite, ari rwo rukundo rwonyine, maze nirutugeraho rutuzanemo ibishashi by'agakiza. Agakiza gaturuka muri urwo rukundo rutagira ikigombero. Nibutsa ko rufite imbaraga zo gukiza, ntabwo rucira umuntu iteka, ahubwo ruza kumukiza. Uzabona Yesu yaragendaga yigisha, umunsi umwe akavuga ati, ese wowe ufite itungo ryawe rikagwa nko mu mwobo, ntiwarikurayo ngo uko ari umunsi w'isabato? Ariko icyo yashaka kwerekana gikomeye nuko icyari umutima wa Data kwari ugukiza uri mu mwobo wese, uri mu kaga wese. Mbese imiterere yarwo ni urwo gukiza. Iki rero nicyo tubona, tukibona mu byanditswe byose biciye mu murimo wa Kristo Yesu, waje akagaragaza urukundo rw'akataraboneka. Ndagira ngo wumve iki. Yesu amaze kuvuka, iki nucyumva uraza gutahura ibintu bikomeye. Yohana igice cya mbere umurongo wa 14 aratubwira ngo Jambo yabaye umuntu. Jambo yabaye umuntu bivuze iki? Bivuze ngo ntiyigeze aba umuntu mbere, ariko Jambo yabaye umuntu. Ibyo ni ibintu bikomeye. Ni gute Jambo ahinduka umuntu? Ni gute Jambo aba umuntu? Ubwo uzi icyo nanone bivuze? Bivuze ngo Imana ubwayo yaramanutse yisanisha n'umuntu biciye mu ivuka rya Kristo Yesu. Mbese Jambo uwo nguwo ari nawe mwana w'Imana uhoraho, yamanutse akambara umubiri. Igihe yambaraga uwo mubiri kwari ukwiyunga n'abantu. Mbese uhereye icyo gihe twari tugiye kubona urukundo rw'Imana rw'igikorwaho, kuko Jambo yamaze kuba umuntu. Igitangaza gikomeye cyatangiye Jambo ahinduka umuntu. Ndababwiza ukuri, ugukira kw'inyoko muntu, ugukira kw'abantu bose gushingiye ko Jambo yabaye umuntu. Na mwivuka rye asangira natwe icyo turi cyo cyose, asangira natwe ububi bwacu, ariko ntabwo yashaka kudusigayo, yashaka kudukiza ngo adukure muri ubwo bubi, atuzane mu buzima buhoraho. Uwo Jambo turimo tuvuga niwe Kristo Yesu, igisobanuro cy'urukundo rukorwaho. Imana ishimwe cyane kubw'uwo Jambo ugikiza, wakijije, uzakomeza gukiza, kubera ko niko ateye. Zidashobora kurimburwa n'umuntu uwo ari we wese. Burya abantu benshi bashobora kuvuga ngo urukundo rwarashize, urukundo rwarashize, ariko ubwo rwashize si urw'Imana. Niba Imana ari urukundo, ubwo waba uvuga ko Imana yashize. Ariko niba Imana ari urukundo, bivuze ko idashira. Urukundo rwayo rukora iki? Ni umuti udukiza, ni umuti utuvura, uvura ibikomere byose, uvura umutima, ukavura ibitekerezo, ukavura ayo marangamutima, uvura umubiri ndetse n'umwuka. Urukundo ni iki Imana yakoresheje. Wari uzi ko urukundo muri rwo ariyo mpamvu imbabazi zishoboka? Buriya kubwira umuntu ngo ababarire si ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibintu byoroshye. Iyo unabyitegereje ubona bidashoboka, ariko urukundo rw'Imana iyo rubaye depoze muri yo, rwinjiye muri we, iyo rwakiriye, ruguhindukira imbaraga zigukoresha ibyo utabasha gukora. Uru rukundo niko gakiza, nirwo dukeneye. Twese turukeneye nk'umuti utwomora, turukeneye nk'agakiza, turukeneye nk'ingabo idukingira, turukeneye nk'ikiruhuko, turarukeneye twese. Ndavuga ngo yaba twari turusobanukiwe, ntabwo twahagarara icya mbere dusonga mu babaye, duciye urubanza n'ubundi abari hasi, ahubwo twagira umwete wo kubabera umucyo ndetse n'igisubizo cyangwa se agakiza. Urukundo niwo muti wonyine umuntu wese ashobora kunywa akabaho. Uwo ni wo muti wonyine ukiza indwara z'uburyo bwose icyarimwe. Kandi urukundo rw'Imana n'imbaraga z'Imana nanone
urukundo rw'Imana n'imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe. Pawulo yandikiye Abefeso aravuga ngo mumenye urwo rukundo ruruta uko rumenywa, murumenye rwa rundi ruruta uko rumenywa. Ibyo byasobanuraga ko ari urukundo ruruta siyansi. Ubwo yadusobanuraga ko muri urwo rukundo ngo turumenya mu bujyejuru bwarwo, mu butambike n'ubujyakuzimu. Kumbe yamatwereka umurimo wa Yesu, uburyo yavuye mu ijoro akajya ikuzimu, akuzura mu isi, yarangiza kongera akazamuka. Uwo murimo niwo rukundo rwose rw'Imana rurenga ubwenge bwa muntu. Umuntu wese ushaka guhishurirwa urukundo rw'Imana mu buryo bwuzuye ahishurirwa Kristo Yesu. Kristo Yesu niwe uhishura urukundo rw'Imana, ndetse urwo rukundo ndavuze ngo nibwo buzima twese dukeneye. Aho wicaye cyangwa uhagaze, hari ahantu urukundo rugera undi muntu wese atagera. Hari aho urukundo rukora undi wese atakora. Umutima urakira rwose. Iyo uri kwiga mu Isezerano Rishya usanga duhishurirwa yuko igituma dukunda Imana nuko yabanje kudukunda. Mbega nitangira idukunda. Ibindi byose nuko iyo rumaze kutuzamo natwe nibwo dushobora gukunda nyabyo. Reka nkubwize ukuri, niba ubuzima bwawe butarimo urukundo, ubundi bihwanye n'uko ubuzima bwawe butarimo Imana. Urukundo ni igihamya cy'uko Imana iri muri wowe. Niko nanone Yohana atubwira. Ndagira ngo nguhamagarire kurambura amaboko kugira ngo urwakire. Urwakira aho uri, urwemerere. Rushobora gukiza. Uteze ko rukiza ibyashize uyu munsi ndetse n'ahazaza. Rwaguha ubuzima bushya uhereye uyu munsi kugira ngo wunguke cyane mu buryo bwuzuye muri iki giterane. Ndagusengeye rero mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo urukundo rw'Imana rukuvure, rukurembarembyeho ibiganza maze rugukize. Mu izina rya Yesu Kristo rugukize mu mutima, rugukize ibikomere, rugukize mu mubiri, rugukize wese. Ndagira ngo urukundo ruguhe igisobanuro gishya cy'ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.